Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze iyo ukomeje kurikira ni Alexon phone nongeye kumva kuri microphone ndi Alexon. Yes, welcome nkwaye ikaze kuri YouTube channel. Ese waba ujya wibaza impamvu ibihugu byinshi amafaranga y'ibihugu byinshi akunda kugereranwa na gaciro k'idolari rya Amerika? Waba wibaza impamvu ibicuruzwa byinshi ubona ku mbuga nkoranyambaga sanga ibiciro byabyo biri mu gaciro k'ifaranga ry'amadolari y'abanyamerika? Waba wibaza impamvu amatike y'indege wajya mu bihugu bitandukanye byaba iby'Abarabu, Aziya cyangwa se abanyaburayi cyangwa se n'aha muri Afrika usanga agaciro k'iyo tike kari kubarwa mu mafaranga y'Amerika? Waba wibaza impamvu umuntu wagurishije inka tabagwe rw'imishinya cyangwa se rw'imiyaga usanga agaciro k'amafaranga yinjije ku mwaka ikitwa per capita income bibarwa mu mafaranga y'amadolari y'Amerika, kandi uwo muturage mu by'ukuri atarakora no kwifaranga ry'idolari? Waba wibaza impamvu ibihugu byinshi amafaranga yabyo ashingiye ku gaciro k'idolari ry'Amerika? Idolari rizamuka ubukungu bukazamuka, cyangwa se idolari rizamuka ubukungu bukamanuka bwabyo. Yes, uyu munsi nje kugusobanurira impamvu idolari ry'Amerika ryabaye idolari ry'Amerika. Mu by'ukuri iri faranga suka ryo rifite agaciro mu mafaranga dufite muri iyi si, dore ko no mu mafaranga atanu ya mbere afite agaciro muri iyi si iri dolari ritisangamo, ariko ugasanga inguzanyo, ubucuruzi bwinshi burakorwa bikoreshejwe ifaranga ry'Amerika. Yes, reka mbanze nkugezeho amafaranga atanu cyangwa se amafaranga afite agaciro kurusha yandi mu isi atanu. Iri dolari ry'Amerika ntiryisangamo. Ku mwanya wa mbere hari Kuwait dinar cyangwa se amadinari y'abanyakowete, aho idinari rimwe rivunja amadolari 3.25. Umwanya wa kabiri hari Bahrain dinar cyangwa se iri dinari ry'abanyabahrain, aho idinari rimwe rivunja amadolari 2.65. Ku mwanya wa gatatu turasanga Oman lira cyangwa se amafaranga y'abanya-Oman, aho ifaranga rimwe ry'abanya-Oman rivunja amadolari 2.6. Ku mwanya wa kane turahasanga Jordan dinar cyangwa se idinari ry'abanya-Jordania, aho idinari rimwe rivunja dolari 1.41. Ku mwanya wa gatanu hari British pound cyangwa se amapaundi y'Abongereza, aho ipaundi rimwe rivunja amadolari 1.28. Nk'uko byiyumviye ntago idolari rinahinguka mu myanya itanu ya mbere y'amafaranga afite agaciro muri iyi si, ariko suko bimeze ku gaciro cyangwa se uburyo twebwe tuyafata. Idolari ryabaye idolari mu buzima bwacu bwa buri munsi, dore yuko ifaranga ryose rigiye kugereranwa n'ayandi babanza kurishyira mu madolari y'Amerika. Se byagenze bite kugira ngo idolari ryisange kuri uwo mwanya? Ni bite? Imuzi n'umuzingo hano ni kuri Alexon phone. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe, tubive imuzi n'umuzingo. Iki kiganiro nubona ari cyo kigusigiye ukore kuri like. Reka nze dukomeza tuvuga impamvu imuzi n'umuzingo aho byavuye kugira ngo idolari gisange ku mwanya ririho. Buri wese abatekereza idolari kurusha uko atekereza idinari ry'abanyakowete rifite agaciro kurusha yandi muri iyi si. Yes, welcome. Yes, mu myaka y'1900 ibihugu byinshi agaciro k'ifaranga kabyo byari bishingiye kuri zahabu zibitwe muri stoke zabo. So mu mwaka w'1914 ubw'intambara ya mbere y'isi yatangiraga, ibihugu byinshi byakoze ikosa ryo gusohora amafaranga menshi bajya kugura intwaro ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byo kwivuna abanzi babyo. Ubwo agaciro k'ifaranga ry'Amerika cyangwa se idolari muri icyo gihe ntikigize gahungabana na gato, kubera ko idolari ryari rimeze neza. Amerika itari mu ntambara, nta ntwaro, nta byo kurya, nta buri kimwe bakeneye mu mahanga, ahubwo amahanga yarwanaga yazaga guhahira igihugu cya Amerika. Ahagana mu isaa 9:45 z'igitondo ku itariki ya mbere z'ukwa 1914 Adolf Hitler ndetse n'abanazi n'ibihugu bafatanyije byagabye igitero ku gihugu cya Polonye. Maze ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1939 nibwo Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza byidekaraye ko byinjiye mu ntambara byeruye. Ibi bihugu rero kubera kujya mu ntambara byashidutse biyirwanya igihe kirekire, kandi bakeneye intwaro, ibiribwa ndetse n'imiti. Nta handi byari kuva rero
uretse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite idolari ryabyo. Bivuze ngo kugira ngo ujye guhaha byasabaga ko ubanza kuba ufite ayo mafaranga y'idolari kandi ugakenera na zahabu nyinshi cyane. Bivuze ngo rero intambara ya kabiri y'isi ubwo yashyirwagaho akadomo ku itariki ya 2 z'ukwa 9 1945, Amerika yisanze ifite 70% bya zahabu zabarirwaga ku isi muri icyo gihe. Ibi rero byatumye Amerika isozanya intambara ya kabiri y'isi ubuhangange ubwo yari imaze kurasa ku gihugu cy'Ubuyapani buramanitse amaboko. Ibi rero byasigiye ubuhangange igihugu cya Amerika maze gitangira kuyobora ndetse n'ubuhangange gifite kugeza kuri ubu. Icyo gihugu rero cyasinyishije ibindi bihugu yuko gisinyishije amasezerano yuko agaciro kugira ngo kabarirwe mu ifaranga cyangwa se muri zahabu, ahubwo agaciro k'amafaranga y'ibihugu kagiye kuzajya kagendera ku idolari rya Amerika kuko niyo yari ifite ijambo muri icyo gihe. Kugeza uyu munsi wa none rero idolari riracyayoboye isi kubera ko ibyo dukora byose tubibarira ku idolari biturutse ku buhangange ndetse na zahabu yabitse ku ntambara ya mbere ndetse n'iya kabiri y'isi. Niba wajyaga wibaza ikibazo rero impamvu idolari ishobora kuba ari gikomeye kugeza kuri ubu ngubu, Amerika yisanze iyoboye isi kubera intambara zabaye muri iyi si maze ikagerageza gufasha ibihugu byarwanaga. Nta kindi rero byari kuyitura kubera ubukene byasozanyije intambara ya kabiri ndetse n'iya mbere y'isi. Byashidutse agaciro k'amafaranga yabo karagabanyutse, ahubwo Amerika ari igomba kubafasha ndetse amafaranga yose akoreshwa akaba idolari muri icyo gihe. Amafaranga yongeye kugira agaciro rero, ariko idolari kugeza n'uyu munsi wa none ukeneye inguzanyo, ibicuruzwa biturutse hanze cyangwa se mpuzamahanga byose abihabwa akoresheje agaciro k'idolari rya Amerika. Ugura peteroli idolari nirizamuka amafaranga yacu azata agaciro. Ukeneye ibikoresho bya tekinoloji mu Bushinwa, mu Buhinde, Dubai cyangwa se Amerika uzabigura mu ifaranga ry'idolari. Nta kundi rero Amerika ubuhangange yabuvanye ku ntambara ya mbere ndetse n'iya kabiri y'isi kugeza n'uyu munsi wa none. Ese idolari rizagumya kuyobora isi cyangwa se hari igihe kizagera tubona irindi faranga ridomina kurusha idolari? Tubitega amaso mu bindi biganiro, tuzaganira uburyo ifaranga rishobora kugira agaciro cyangwa se rigata agaciro. Ngene ari Erikson, channel yo ni Erikson Info. Reka nizere ko wamaze kwikora subscribe kandi muri comment turi buhurireyo uduha igitekerezo cyawe ndetse n'ibyo utaruzi ku idolari. Reka duhure muri comment rero utubwira ikiganiro twazagukoreraho ubutaha. Yes, ngene Erikson, channel ni Erikson Info. Naho ubutaha, ciao.